bavuga rikijyana muri Tanzania yego akaba ari wo muntu na Rwasa gace buriya na Tanzania babyumva kimwe reka cyane aho ntiyaba se ariyo ntandaro yo gufungurwa k'uwo mugabo mbo ngewe ntabwo ibyo yatekereje ngewe mbyitayeho narababwiye igihe cyose ko nita ku kintu Imana ivuga kuruta icyo abantu bavuga sinitaye ku byo abantu bavuga cyangwa batekereza nge nitaye ku cyo Imana ivuga icyo Imana yari yaravuze ni uko yari yaravuze ko adataha akarekurwa kandi Imana ibivuze ntabwo yabura inzira ibinyugamo kugira ngo arekurwe ikindi kintu ntaramenya kuko Imana itarakinsobanurira neza nuko nzi ko hari cyatumye arekura uyu munsi ntacyo mvuze kuko sindakimenya ariko ngewe nizera yuko kihari icya mbere nta nduri ivugira ubusa ku musozi icya kabiri intare ntiyivugira ubusa mu ishyamba nta kintu ibonye ariko we reka nanjye mbitegereze reka nanjye mbitegereze Yego. hanyuma ubona ishyaka CNDD FDD riri ku butegetsi ubona rizarekura iriya ngoma cyangwa hazavuga isasu bo urakoze cyane kurekura byo nta birimo ariko hazavuga isasu kandi kurekura byo ni itegeko mvuze ngo itegeko sinzi niba ubasha kubyumva ni ku gahato ni ku mbaraga by fire by force byanze cyangwa bikunze biguma cyangwa byoro izarekura wabyumvise uburyo mbivuze igomba kurekura kandi igihe kirageze isezerano rirasohoye ntibitinze nejo bundi ryari kandi nabivuze ejo bundi ryari kandi nabuze ejo bundi ni nabuze kwa munani ni hazare ni isasu rizavuga mu kwezi kwa munani rivuge cyangwa rireke nuko sende igomba kurangira yego Imana yayirangiza ritavuze yayirangiza rinavuze ikora uko ishaka icyaho ishaka nta muntu uyigira inama ahubwo umwana w'umuntu arayigisha inama ahubwo umwana w'umuntu agisha Imana inama nimba nkumvise neza Bishop Abeli ntabwo mfite byinshi byo kukubwira ahubwo nagusaba kugira ngo nimba ufite message ugomba gutambutsa ku bantu b'Imana uyitambutse mu minota mikeya dusigaranye ya urakoze cyane message mfite maranye umunsi umwe iyo tuvuze umunsi n'amasaha 28 24 ni ukuvuga ngo message niyivuga ngo ufite imirimo ki izaguherekeza cyangwa se izakuvuganira cyangwa se izakuburanira imbere y'Imana kubera yuko urugamba rugeze mu mahina tugeze aho umwana arira nyina ntiyumve yego icambere abamarayika bafite inzabya 7 z'ibyaha uwa mbere ariteguye gusuka mu isi n'uwa kabiri akurikire n'uwa gatatu mpaka kuri 7 uyu muntu udafite imirimo imuburanira yego nta mahirwe yo kubaho afite iyo tuvuze imirimo rero hari imirimo myiza hari imirimo mibi sawa mwibuka yuko umuntu akoze ikibi agisanga imbere no kiramuherekeza ahubwo yakora icyiza kikamusanga imbere turabikosoye abadukurikiye batwumve neza iyo umuntu afite imirimo mibi iramukurikira iyo umuntu yakoze imirimo myiza ayisanga imbere ariko icyo nshaka kuvuga ni ikihe imirimo myiza umuntu yakoze niyo ageze mu byago no mu makuba irahaguruka ikaburana reka turebe uburyo imirimo yaburanye Tabita yapfuye bituma urupfu rumurekura cyangwa se rumuruka kandi rwari rwamaze kumumira ruramuruka kubera ko imirimo yarahagurutse iraburana ikondana Tabita. You understand? Yes. Noneho reka turebe abandi bantu imirimo yaburaniye yego Shaduraka Mesaki na Abedinego bashyirwa mu itanura ry'umurimo. Haleluya. Ry'umuriro. Nukuvuga ngo imirimo yarahagurutse iramuburanira ntabwo imirimo yatumye basha Daniel mu rwobo rw'intare imirimo yarahagurutse iraburana marayika yohereza icyo bita intervention rapide ikoresheje marayika wayo yohereje marayika wayo araza afata iminwa y'intare ntizamurya kandi zishonje reka dukurikizeho n'abandi kuko barahari benshi Paulo na Sila
imirimo yarababuraniye iranabarekipera muri gereza. Yego cyangwa se reka turebe Petero imirimo yarahagurutse iraburana. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo abitorero bagira umwete wo kumusabira. Imana yohereza marayika icyo twita intervention rapide, ubutabazi bwihuse. Baraza bakuraho amapingu cyangwa se ngira ngo amapingu ntiyari yaje, bakuraho iminyururu niko bivuga. Bakingura n'inzugi. Yego arasohoka anyuze ku barinzi ntibamenya na kimwe. Iyo ni imirimo. Reka turebe abandi bantu imirimo yatabaye. Harimo uwitwa Ezekiya. Yego imirimo yarahagurutse iraburana. Yego wewe ufite imirimo ki izakuburanira ugeze mu mahina, ugeze mu rugamba rukomeye, ugeze mu byago no mu makuba. Yego nukuvuga ngo ese ufite imirimo izavuga ati uyu muntu yambitse abari bambaye ubusa. Imirimo iburane ati uyu muntu yishuriye abasohowe mu mazi. Imirimo ikuburanire ivuga ati uyu muntu yagaburiye abashonji. Ni imirimo ki ufite izakuburanira, kuko hagezeho abantu bacishwa imbere y'intebe y'urubanza. Imirimo wakoze niyo igiye kuzakubeshaho. Bibiliya ivuga ngo umukiranuka azabeshwaho n'imirimo myiza yakoze, yakoresheje amaboko ye. Niba uri umukiranuka, niba wifuza gukiranuka, ariko reka nsubire inyuma ho gatoya. Hari amakuru meza yanejeje umutima wawe. Indaya yitwa Rahabu itsindanishirizwa n'imirimo myiza, kandi yari indaya yayogoje cyangwa se yazengereje abagabo bafite abagore. Haleluya. Amina. Noneho Bibiliya iravuga ngo ahisha abakozi b'Imana. Yego Imana yabatumye mu gihugu kujya gukora umurimo, hanyuma barabahiga kugira ngo babafate. Barimwo biruka ngo bijugunya mu nzu y'indaya yitwa Rahabu. Bahageze ati nta bantu utuboneye. Arababwira ati baciye hano biruka. Barakomeza kandi bari hehe? Mu nzu. Nari muzi ko iyo mirimo icyo gikorwa yakoze cyamutabaye. Imirimo y'umuntu izatsindanishiriza nyirayo cyangwa izamutsindisha. Rero kubera yuko bikomeye kandi isaha gusa muri Afurika, ni isi yose. Nabyumvise? Umuntu wese udafite imirimo imutangira raporo, imuburanira, imuvuganira, uwo muntu abuze aho abarumvikwa. Yego nta bintu byinshi ndiburenze kuri ibi. Ibigiye kuba muri ibi bihugu by'akarere kacu, hazarokoka umuntu ufite imirimo myiza. Umuntu wese yakoze imirimo mibi, abicanyi, abasambanyi, abagambanyi, inkozi z'ibibi bitandukanye, umuntu wese ukunda kubesha akabikora, uwo muntu nta buzima afite. Kuko nigeze navuga mu minsi ishize ngo Imana ije kubagara umurima wayo, ikuremwe urwiri, umwungeri arobanure nk'uko, yego Imana irobanure nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Mitangereka akantu kavuga ngo abanga Imana agiye gutaha. Yego waba warakibonye ikiganiro? Kirahari kinamaze n'igihe. Yego ko Bunyoni agiye kugira ngo cyaba kimaze nk'amezi 5 cyangwa 3 simbi byibuka neza. Ariko kirahari. Ku mbabazi yaba yarahawe zaba zaraturutse kuki? Imbabazi yahawe zaturutse ku ijambo navuze, kuko ni ijambo Imana yavuze. Reka mwe ngo ni ijambo Imana yavuze, nubwo ari njyewe yaritumye, ariko ni ijambo Imana yavuze. Utagira ngo nahandi zaturutse. Icambere nuko yihana agasenga Imana, Imana ikumva iryo sengesho. Kabiri kamugirira imbabazi. Navuze ngo ugira imbabazi ziruta iz'umubyeyi agirira umwana we. Hanyuma gatatu ni ijambo Imana yavuze. Yego cyangwa yafunguwe kubera ko Evariste Ndayishimiye Sendagara yagize ubwoba bukomeye ubwo imipaka yose yari yugaye. N'ahantu afite avuga ati noneho nihenuye ku Rwanda, nsigaranye Tshisekedi. None Tshisekedi nawe ndabona ibyo bitari sawa. Arebye kuri Tanzania asanga Tanzania nayo ngo yamwokeje ikintu kitwa igitutu. Burya ngo Bunyoni ngarusha ukuntu ngo avuga rikijyana muri Tanzania. Yego akaba ari wo muntu narwasa gato buriya na Tanzania babyumva kimwe. Reka cyane aho ntiyaba se ariyo ntandaro yo gufungurwa k'uwo mugabo.
njyewe ntabwo ibyo yatekereje njyewe mbyitayeho narababwiye igihe cyose ko nita ku kintu Imana ivuga kuruta icyo abantu bavuga sinitaye ku byo abantu bavuga cyangwa batekereza njye nitaye ku cyo Imana ivuga icyo Imana yari yaravuze ni uko yari yaravuze ko adataha akarekurwa kandi Imana ibivuze ntabwo yabura inzira ibinyugamo kugira ngo arekurwe ikindi kintu ntaramenya kuko Imana itarakinsobanurira neza ni uko nzi ko hari icyatumye arekurwa uyu munsi ntacyo mvuze kuko sindakimenya ariko njyewe nizera yuko kihari icya mbere nta nduru ivugira ubusa ku musozi icya kabiri intare ntiyivugira ubusa mu ishyamba nta kintu ibonye ariko we reka nanjye mbitegereze reka nanjye mbitegereze hanyuma ubona ishyaka CNDD FDD riri ku butegetsi ubona rizarekura iriya ngoma cyangwa hazavuga isasu urakoze cyane kurekura byo nta birimo ariko hazavuga isasu kandi kurekura byo ni itegeko mvuze ngo itegeko sinzi niba ubasha kubyumva ni ku gahato ni ku mbaraga by fire by force byanze cyangwa bikunze biguma cyangwa byoro izarekura wabyumvise uburyo mbivuzemo igomba kurekura kandi igihe kirageze isezerano rirasohoye ntibitinze n'ejo bundi ryari kandi nabivuze ejo bundi ryari kandi ejo bundi ni navuze kwa munani nyadare ni isasu rizavuga mu kwezi kwa munani rivuge cyangwa rireke nuko CNDD igomba kurangira yego Imana yayirangiza ritavuze yayirangiza rinavuze ikora uko ishaka icyaho ishaka nta muntu uyigira inama ahubwo umwana w'umuntu arayigisha inama ahubwo umwana w'umuntu agisha Imana inama nimba nkumvise neza Bishop Abeli ntabwo mfite byinshi byo kukubwira ahubwo nagusaba kugira ngo nimba ufite message ugomba gutambutsa ku bantu b'Imana uyitambutse mu minota mike yadusigaranye urakoze cyane message mfite maranye umunsi umwe iyo tuvuze umunsi n'amasaha 28 24 ni ukuvuga ngo message niyivuga ngo ufite imirimo ki izaguherekeza cyangwa se izakuvuganira cyangwa se izakuburanira imbere y'Imana kubera yuko urugamba rugeze mu mahina tugeze aho umwana arira nyina ntiyumve yego icyambere abamarayika bafite inzabya 7 z'ibyaha uwa mbere ariteguye gusuka mu isi n'uwa kabiri akurikire n'uwa gatatu mpaka kuri 7 uyu muntu udafite imirimo imuburanira yego nta mahirwe yo kubaho afite iyo tuvuze imirimo rero hari imirimo myiza hari imirimo mibi sawa mwibuka yuko umuntu akoze ikibi agisanga imbere no kiramuherekeza ahubwo yakora icyiza kikamusanga imbere turabikosoye abadukurikiye batwumve neza iyo umuntu afite imirimo mibi iramukurikira iyo umuntu yakoze imirimo myiza ayisanga imbere ariko icyo nshaka kuvuga ni ikihe imirimo myiza umuntu yakoze niyo ageze mu byago no mu makuba irahaguruka ikaburana reka turebe uburyo imirimo yaburanye Tabita yapfuye bituma urupfu rumurekura cyangwa se rumuruka kandi rwari rwamaze kumumira ruramuruka kubera imirimo yarahagurutse iraburana ikondana Tabita you understand yes noneho reka turebe abandi bantu imirimo yaburaniye yego Shaduraka Mesaki na Abedinego bashyirwa mu itanura ry'umuriro haleluya ry'umuriro ni ukuvuga ngo imirimo yarahagurutse iramuburanira ntabwo imirimo yatumye basha Daniyeli mu rwobo rw'intare imirimo yarahagurutse iraburana marayika yohereza icyo bita intervention rapide ikoresheje marayika wayo araza afata iminwa y'intare ntizamurya kandi zishonje reka dukurikizeho n'abandi kuko barahari benshi Pawulo na Sila imirimo yarababuraniye iranabarekipera muri gereza yego cyangwa se reka turebe Petero
Petero imirimo yarahagurutse iraburana. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo abitorero bagira umwete wo kumusabira. Imana yohereza marayika, icyo twita intervention rapide, ubutabazi bwihuse. Baraza bakuraho amapingu, cyangwa se ngira ngo amapingu ntiyari yaje, bakuraho iminyururu, niko bivuga. Bakingura n'inzugi. Yego, arasohoka anyuze ku barinzi, ntibamenya na kimwe. Iyo ni imirimo. Reka turebe abandi bantu imirimo yatabaye. Harimwo uwitwa Ezekiya. Imirimo yarahagurutse iraburana. Yego, wewe ufite imirimo ki izakuburanira ugeze mu mahina, ugeze mu rugamba rukomeye, ugeze mu byago no mu makuba. Yego, nukuvuga ngo ese ufite imirimo izavuga ati uyu muntu yambika abari bambaye ubusa. Imirimo iburane ati uyu muntu yishuriye abasohowe mu mazi. Imirimo ikuburanire ivuga ati uyu muntu yagaburiye abashonji. Ni imirimo ki ufite izakuburanira, kuko hagezeho abantu bacishwa imbere y'intebe y'urubanza. Imirimo wakoze niyo igiye kuzakubeshaho. Bibiliya ivuga ngo umukiranutsi azabeshwaho n'imirimo myiza yakoze, yakoresheje amaboko ye. Niba uri umukiranutsi, niba wifuza gukiranuka, ariko reka nsubire inyuma ho gatoya. Hari amakuru meza yanejeje umutima wawe. Indaya yitwa Rahabu itsindanishirizwa n'imirimo myiza, kandi yari indaya yayogoje cyangwa se yazengereje abagabo bafite abagore. Haleluya. Noneho Bibiliya iravuga ngo ahisha abakozi b'Imana. Yego, Imana yabatumye mu gihugu kujya gukora umurimo, hanyuma barabahiga kugira ngo babafate. Barimwo biruka ngo bijugunya mu nzu y'indaya yitwa Rahabu. Bahageze ati nta bantu utuboneye. Arababwira ati baciye hano biruka. Barakomeza, kandi bari hehe? Mu nzu. Nari muzi ko iyo mirimo, icyo gikorwa yakoze cyamutabaye. Imirimo y'umuntu izatsindanishiriza nyirayo cyangwa izamutsindisha. Rero kubera yuko bikomeye, kandi isaha gusa muri Afurika, ni isi yose. Nabyumvise? Umuntu wese udafite imirimo imutangira raporo, imuburanira, imuvuganira, uwo muntu abuze aho abarumvikwa. Yego, nta bintu byinshi ndi burenze kuri ibi. Ibigiye kuba muri ibi bihugu by'akarere kacu, hazarokoka umuntu ufite imirimo myiza. Umuntu wese yakoze imirimo mibi, abicanyi, abasambanyi, abagambanyi, inkozi z'ibibi bitandukanye, umuntu wese ukunda kubesha akabikora, uwo muntu nta buzima afite. Kuko nigeze navuga mu minsi ishize ngo Imana ije kubagara umurima wayo, ikuremwo urwiri, umwungeri arobanure nk'uko, yego, Imana irobanure nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Mpita ngerekaho akantu kavuga ngo abanga Imana